bene data nshuti z'umusaraba, hari byinshi bibatera gusenga atari uko mwakabaye abanyamasengesho cyangwa se atari uko musanzwe muri abanyamasengesho. Ibyo hari igihe Imana rimwe na rimwe ijya ibikoresha kuko n'ubundi nta bundi buryo yakubona. Bene data nshuti z'umusaraba, nyamara turafite urubanza nitudakora iby'Imana ishaka mu gihe ishakiye, ngo tube icyitegererezo cy'ibyo tubwiriza mu bantu. Ari igihe umuntu abivuga gutya mukumva ari nk'ikinamico cyangwa se mukumva ari nko gusoma ikinyamakuru, ariko nyamara Imana iramutse igukoze ku maso ukamenya ibikurindiriye umunsi utakoze iby'Imana ishaka, mwene data nshuti y'umusaraba, wakabaye utunganya ibyo ukwiriye gutunganya mu gihe cyawe ufite. Kuko niba udakijijwe, abantu bakaba bakuziho guhaguruka ukajya gusenga, bakaba bakuziho guhaguruka ukajya kubwiriza ubutumwa bwiza, nshuti y'umusaraba, nyuma yaho bakaza kukubona uri mu ngeso mbi zitanejeje Imana, ntugire ngo ibi Imana ntizabikubaza, kuko ukubonye uramugusha. Hari igihe aba yarahindutse kubera ijambo ryaguciyemo, Imana yagucishijemo. Hanyuma iyo ahindukiye rero yakata ahantu runaka akagusanga uri umwe mu banyabyaha cyangwa se uri umwe mu bakora ibyo yaretse, arongera akibaza ngo uyu ni wa muntu wambwirizaga. Niyo mpamvu Imana idutoza iteka guhora turi icyitegererezo cy'ibyo tuvuga. Bene data nshuti z'umusaraba, ni ukuri ndabingingira kuba abakiranutsi banezeza Imana, ariko mukaba n'abakiranutsi imbere yabo mubwiriza. Kuko ubwiriza ejo naza kugushakaho serivisi runaka ukamwuka inabi cyangwa se ukagaragara nabi imbere ye, cyangwa se ukamwaka ibitambo kandi wenda ari umutindi nyakujya, sinzi uburyo azabyakira, sinzi uko Imana izakubona. Dukwiriye rero kuba icyitegererezo cy'ibyo tuvuga mu gihe cyacu turimo. Njya mubwira yuko uw'Imana ikundira mu cyaro ntabwo yifuza yuko yahanwa itarabanje kumusanga ngo imuburire, imubwirize, imubwire ngo ibukora ntabwo ari byiza, nyuri iyi nzira kugira ngo mugirire neza. Nutabikora kandi ubibwirwa kandi uburirwa buri munsi, nshuti y'umusaraba, iki kintu uzakibazwa. Hari impamvu yasatinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze ibigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, nawe uzajyana n'undi nta n'uzabura n'irundi, buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, nawe uzajyana n'undi nta n'uzabura. Data wa twese Mana ikiranuka, Mana nyembaraga, tugushimiye aka kanya Uwiteka waduhaye ko kugaragara hano. Reka imbaraga zawe no gukora kwawe bigaragare aha hantu. Uwiteka, umuntu wese ugiye kunkurikirana asubizwemo n'imbaraga zawe, kandi Mwuka wawe wera amugenderere, amuhishurire icyo akwiriye gukora kubwira ijambo, kugira ngo Uwiteka rizamugeze mu bwami bwawe bwera. Bisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data nshuti z'umusaraba, mugiye kunkurikirana, nawe utangiye kunkurikirana aribwo bwa mbere, ndagusaba niba bitakugoye ukore subscribe, ukore like, kugira ngo tujye dukunda kubana kenshi muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, Imana iba yaducishije mu bantu. Bene data, twese twarahamagawe kandi duhamagarwa mu buryo bwinshi butandukanye. Muraza kwihangana noneho ubu ngubu ndimo ndabwiriza niyicariye ahantu mu butayu. Murabizi yuko akenshi ntambutsa izi message nabanje guca hano muri Gobyori aha inyuma. Hanyuma iyo mbonye akanya nk'aka ngaka mba numva ntashaka kugapfusha ubusa. Rero iyo hari ijambo Imana iteretse muri njyewe, bikaba ari umwanya wo kuba Imana inyemereye yuko hari icyo mvuga, mfungura kamera hanyuma nkababwira. Kandi akenshi mujye mwihanganira rimwe na rimwe amashusho uko muba muyabona nuko nyine biba bihagaze.
hari igihe bizakunda mukajya mubona amashusho asukuye ameze neza, ariko buhoro buhoro nirwo rugendo. Ikindi burya nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi, bisaba ko ibintu byose umuntu abitwaza gahoro gahoro, uko urushaho gusenga, uko urushaho kugendana n'Imana, ikagenda irushaho kwagura. Rero mujye mwihanganira uko mubona amashusho uko aba ameze, wowe icyawe ujye ukurikirana icyo Uwiteka yanyujijemo, kugira ngo bikugirire umumaro mu minsi usigaje kubaho, kuko njya nkunda kubabwira ngo iminsi usigaje ntabwo yizi, uzi iyo umaze ariko ntabwo uzi iyisigaye. Niyo mpamvu biba bisaba kugira ngo mu byo ukora byose ubikorane umwete, kuko utazi umunsi n'igihe. Buriya Imana yaduhisha ikintu gikomeye. Iyo Imana iza kuduhishurira, ikaduhishurira umunsi umuntu azatahaho cyangwa azapfaho, akaba awuzi cyangwa se akajya avuka, Imana yaranditse yuko azapfa mu gihe runaka, mu myaka runaka, benshi muri mwebwe mwataha ijuru. Ariko kubwo kugira ngo Imana igerageze kwizera kwanyu n'uburyo muyikunda, yabahisha umunsi. Nayo mpamvu iyo isezeranyije umuntu, hari igihe imubwira isezerano, ikamubwira ikizakora, ikamubwira ibyo igiye gukora, ariko ikamuhisha igihe n'umunsi, ikamuhisha ukwezi, ikamuhisha umwaka. Kubera iki? Kuko iba ishaka yuko ufata igihe cyo kuyegera, cyo kwisenga, hanyuma ukayegera, nayo ikabona yuko ufite ubushake. Buriya hari ibintu Imana igukorera ariko igambiriye yuko urushaho kuyegera. Hari ibyo rimwe na rimwe Imana yemera yuko bikugeraho, ariko igamije yuko bigukururira mu gusenga. Bene data nshuti z'umusaraba, hari byinshi bibatera gusenga atari uko mwakabaye abanyamasengesho, cyangwa se atari uko musanzwe muri abanyamasengesho, ariko ikigeragezo cyaza kikagukubita, cyaza kikakunaniza, ukumva noneho ukwiriye kuyoboka iyo gusenga. Ku buryo rimwe na rimwe usanga washakishije aho abakozi b'Imana bari, cyangwa se wagiye mu nzu y'Imana udasanzwe ujyayo. Ibyo hari igihe Imana rimwe na rimwe ijya ibikoresha, kuko n'ubundi nta bundi buryo yakubona. Uhita wumva imbaraga z'Imana zigusunitse kujya kuririra Imana, kujya gusenga Imana, ariko hatabuzemo n'abajya mu bapfumu, kuko burya n'abajya mu bapfumu hari igihe birangira byanze, kandi niyo byemeye hari igihe bitarama, bikarangira rero ugiye mu rusengero rw'Imana, cyangwa se ugiye mu banyamasengesho aho basengera kugira ngo bagufashe. Rero rimwe na rimwe niho Imana yagiye idufatira twese, uko mutubona tubabwiriza ubutumwa bwiza. Ntabwo twese twagiye ngo twegere Imana gusa, hari ibyagiye bidukurura bitwegereza Imana mu buryo butandukanye, kuko narababwiye ngo hari igihe umuntu agira agahondesho k'umuntu. Rero hari igihe kaguhonda kakagukurira ku Mana, ukumva ko nta handi byakemukira usibye ku Mana yonyine. Bikaguha umwanya wo kuba wafata igihe cyo gusenga, kugira ngo urebe uburyo Imana yakugirira neza. Ngo hari ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, ni ijambo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, bihereye mu bice 4 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19. Ni amagambo ahari akomeye, ariko agendanye n'abantu b'iki gihe. Rero iyi Imana insunikiye kuyababwira, cyangwa se gusoma, hanyuma ibyo Imana imbwiye kubabwira nkabibabwira, nuko kenshi haba ari abo bireba, cyane cyane muri mwebwe mu nkurikira. Ntabwo ijambo rimanukira ubusa, burya riba rifite umuntu rimanukiye. Hari igihe bamwe muri mwebwe murimo mundeba ridashobora kugufasha, ariko undi wundi undeba rikamufasha. Kubera iki? Rimanukiye we kubera impamvu y'iki Imana ishaka kuvugana nawe, bitewe n'uko Imana iri kumubona muri ibi bihe, mu gihe ahagazemo. Hanyuma bikaba ngombwa yuko Imana ica mu ijambo kugira ngo imuburire, imubwire yuko
hari ibyo yenda yangije, cyangwa se imubwire yuko hari ibyo akwiriye gukora kugira ngo Imana imugarukire. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Umurongo wa 18 hakavuga ngo kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba he? Ku murongo wa 19 nsoza, nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagume bakore neza. Bene data nshuti z'umusaraba, mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, Imana yatugize amatabaza akwiriye kumurikira isi, akwiriye kumurikira abataramenya Imana, abatarasobanukirwa iby'Imana. Ariko burya iyo Imana yatugize amatabaza, rimwe na rimwe tukagaragara nk'umwijima mu bantu, ntabwo ari byiza, kuko ibi ngibi byose ababikoresha gutya, abagaragara kandi Imana yarabahamagaye bakagaragara nk'umwijima mu bantu, abo ngabo Imana izabibabaza. Niyo mpamvu ijambo rimanutse rivuga aya magambo, kuko hari abahamagawe n'Imana kugira ngo bagende babwirize ubutumwa bwiza, abatarahamagarwa n'Imana kugira ngo bamenye icyo Imana ishima aba ari cyo bakora, bamenye n'icyo Imana yanga aba ari cyo birinda. Ariko se niba tugaragara mu bo twatumweho tukagaragara nk'umwijima muri bo, aho none nitushyika imbere y'Imana bizagenda gute? Urumva yuko igihe cy'iherezo, gusozwa ku isi, ubwo tuzaba tugiye imbere ya ntebe y'urubanza, kuko ngo urubanza ruzahera cyane cyane ku babaye mu nzu y'Imana, ku bakoreye Imana bari mu nzu y'Imana, ku bahamagawe n'Imana. Abo ngabo rwose mwitegure, kuko umunsi w'iteka yabaziye ntabwo bizaborohera. Niyo mpamvu ndimo mvuga aya magambo Imana yateretse kuri njye, kugira ngo umuhamagaro wawe n'umuhamagaro wanjye tubirinde byere kugibwaho n'umugayo, twere kuba icyitegererezo cy'ibyo twigisha mu bantu, ngo tube icyitegererezo cy'umwijima. Dukwiriye kuba umucyo umurikira abantu bataramenya Imana. Ariko se niba kuko tubamurikiye uruhande rumwe tukagaragara nk'umwijima muri bo, urumva amaherezo yacu imbere y'Imana azaba yahe? Bibiliya niyo yivugiye ngo kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Urumva mu b'inzu y'Imana nibo basigaye bakora ibihabanye n'iby'Imana ishaka, kandi bakabaye icyitegererezo cy'abantu bataramenya Imana hanze aha ngaha. Bene data nshuti z'umusaraba, nyamara turafite urubanza nitudakora iby'Imana ishaka mu gihe ishakiye, ngo tube icyitegererezo cy'ibyo tubwiriza mu bantu, ngo bibabature. Muzirikane yuko nidushyika imbere y'Imana benshi muri twe tuzabibazwa. None Imana irakubaza, urimo urakora umurimo w'Imana gute? Urimo uritwara gute? Mwene data nshuti z'umusaraba, uri umukristo, uri umuvugabutumwa, uri umwe mu b'imbere mu nzu y'Imana, kandi nawe uri muri aba ngaba Bibiliya irimo ivuga hano. Imana yashatse gukomozaho kugira ngo wumve, umenye uruhande urimo, umenye n'icyo uzabazwa. Ari igihe umuntu abivuga gutya mukumva ari nk'ikinamico, cyangwa se mukumva ari nko gusoma ikinyamakuru, ariko nyamara Imana iramutse igukoze ku maso, ukamenya ibikurindiriye umunsi utakoze iby'Imana ishaka. Mwene data nshuti y'umusaraba, wakabaye utunganya ibyo ukwiriye gutunganya mu gihe cyawe ufite, kuko igihe cyawe
umaze urakiza ariko icyo usigaje ntacyo uzi. Niyo mpamvu Bibiliya irimo kukubwira yuko urubanza niruza ruzabanziriza mu b'inzu y'Imana, donc mu bakabaye icyitegererezo cy'ijambo, icyitegererezo cy'abakizwa. Kuko niba udakijijwe abantu bakaba bakuziho guhaguruka ukajya gusenga, bakaba bakuziho guhaguruka ukajya kubwiriza ubutumwa bwiza, inshuti y'umusaraba, nyuma yaho bakaza kukubona uri mu ngeso mbi zitanejeje Imana, ntugire ngo ibi Imana ntizabikubaza, kuko ukubonye deja uramugusha. Hari igihe aba yarahindutse kubera ijambo ryaguciyemo, Imana yagucishijemo. Hanyuma iyo ahindukiye rero yakata ahantu runaka akagusanga uri umwe mu banyabyaha cyangwa se uri umwe mu bakora ibyo yaretse, arongera akibaza ngo uyu ni wa muntu wambwirizaga. Niyo mpamvu Imana idutoza iteka guhora turi icyitegererezo cy'ibyo tuvuga. Bene data nshuti z'umusaraba, ni ukuri ndabingingira kuba abakiranutsi banezeza Imana, ariko mukaba n'abakiranutsi imbere yabo mubwiriza. Kuko ubwiriza ejo naza kugushakaho serivisi runaka ukamwuka inabi cyangwa se ukagaragara nabi imbere ye, cyangwa se ukamwaka ibitambo kandi wenda ari umutindi nyakujya, sinzi uburyo azabyakira, sinzi uko Imana izakubona. Rero niyo mpamvu Bibiliya iri kukubwira ngo witonde hateje urubanza rutazakubanzirizaho kandi uri uw'imbere mu nzu y'Imana y'abitiriwe izina ry'Imana. Dukwiriye rero kuba icyitegererezo cy'ibyo tuvuga mu gihe cyacu turimo, kuko Bibiliya yakomeje bivuga ngo hano ku murongo wa 18 ngo kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe. Ni ijambo rikubaza niba mu by'ukuri utereye imbuto abo ubwiriza, ukababera igihanda, ukababera igisitaza. Harya wa muntu utaramenya Imana, utarakomera mu by'Imana, wazakomera ate? Bizamugendekera gute? Urumva umuteretse hehe, umushyize he? Azabahe. Agakiza yakabaye arimo ntushaka yuko akicaramo, kuko ijambo ryawe cyangwa se uko mwakiriye cyangwa se uko umubwira bituma asubira inyuma yaho yahoze, kuko ijambo ryari ryaramubatuye, ariko bitewe na serivisi umuhaye. Kuko hari abantu baba batarakomera mu by'Imana, aba yarakijijwe ariko akigendera akigira ku birenge byawe, akigira ku nyigisho zawe, inyigisho zawe zimwubaka, zimukomeza, agahitamo kuyoboka inzira umuyoboye. Ariko ni ukuvuga ngo uwo nguwo uyobora, Imana izamuguhera umugisha nuramuka umujyanye neza no mu ijuru ukamugezayo amahoro. Ni ukuri iyo dukorera Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, Imana igigirira neza abayikurikiye kandi abahinduriye benshi mu gukiranuka, ni ukuri izakugirira neza. Kandi nk'uko Bibiliya bivuga, hari aho ivuga ngo izakwambika amakamba yasezeranyije abayikunze, abayinambyeho, abayikurikiye, abayikoreye mu kuri no mu mwuka, batayibangikanya n'ibigirwamana. Rero nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, wowe unkurikiye, ndakugira inama yo guhagarara mu by'Imana neza, ukirinda kubipirata. Rero twasanze nanone mu by'Imana harajemo pirate n'abahanuzi ba pirate, hazamo n'abigisha ba pirate. Rero ni ukuvuga ngo wowe ubikora rero ubipirata, rindira igihe cyawe kirahari. Nudahindukira inzira zikitwa none, inzira zikigendwa, Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi. Inshuti y'umusaraba, inshuti y'umusaraba, uzirikane yuko hari urukurindiriye kandi ruzakugeraho Imana yarabanje kukuburira. Njya mubwira yuko uwo Imana ikundira mu cyaro ntabwo yifuza yuko yahanwa itarabanje kumusanga ngo imuburire, imubwirize, imubwire ngo ibukora ntabwo ari byiza, nyuriye inzira kugira ngo mugirire neza. Nutabikora kandi ubibwirwa kandi uburirwa buri munsi, inshuti y'umusaraba, iki kintu uzakibazwa.
urumva nutabasha kwera imbuto hanze na wa mupagani nk'uko Bibiliya bivuze, ntabwo azamenya ikibi n'icyiza. Wowe ubwawe wamenye ikibi n'icyiza, Imana iguhamagarira ko noneho gusubira inyuma ukagenda ukabwiriza ba bandi bose bo hanze aha ngaha bataramenya ukuri, hanyuma ngo baturwe n'uko kuri kw'ijambo ry'Imana, wowe ugasubira inyuma bagusha. Ni ukuri kw'Imana isumba byose, Imana izabikubaza. Bene data nshuti z'umusaraba, habwirwa benshi akumvwa na bene yo. Ntabwo uyu murimo twahamagariwe ari umurimo dupfa kwicaramo gusa ngo tuvuge, hanyuma ngo duterure ijambo tuze tubabwire, hanyuma ngo twebwe turangiza dusubire inyuma tujye kugusha abo twabwirije. Ni ngombwa yuko iki gitabo cy'ijambo ry'Imana dukwiriye kukibwiriza abantu, ariko tukakibera n'icyitegererezo kugira ngo abo tubwiriza bamenye yuko Imana ibaho, kuko ntazamenya yuko Imana ibaho, Imana yanga icyaha, wowe ubwawe utabanje kubibera icyitegererezo. Inshuti y'umusaraba, ni ukuri niba wumva icyo Imana ivuganye nawe, uhindura inzira zawe bikitwa none kugira ngo Imana ikugirire neza mu gihe usigaje ubaho hano muri iyi si. Bene data nshuti z'umusaraba, ntabwo uyu murimo dukora ubamo ibyiza gusa. Habamo amakuba, habamo ibigeragezo, habamo ibiduhiga, biba bitifuza yuko tuvuga ijambo ry'Imana nk'uko riri, biba bitifuza yuko twera imbuto nk'uko bikwiriye. Hari ibiduhiga amanywa nijoro, ariko bigambiriye kutwararika cyangwa kuduhindura akabarore imbere y'abo tubwiriza n'imbere ya Satani n'imbere y'Imana. Rero Bibiliya iri kukubwira ngo niba ugeragezwa cyangwa se uhigwa na bimwe muri ibi, ukwiriye kwihangana ukageza ku iherezo, ukabitsa ubugingo bwawe Uwiteka naho wababazwa ukageza aho gupfa. Ntiwemere yuko utakaza ubugingo bwawe, ahubwo haranira kuba watakaza umubiri ariko ubugingo bwawe ububitse ku Uwiteka. Kuko Bibiliya yarambwiye muri Zaburi mu bice 34 ku murongo wa 20, aho niho hari umurongo nasanze uvuga ngo amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi cyangwa se ni menshi, ariko ngo Uwiteka we nyiribihe abasha kumukiza mu bintu byose. Si ukuvuga yuko uyu murimo dukora tutazahura n'amakuba n'ibyago, si ukuvuga yuko uyu murimo dukora tutazahura n'ibidusitaza, ahubwo muri ya makuba, muri bya byago, aho niho Imana ireba gukomera kwacu aho gushingiriye, aho niho ireba uburyo Imana yacu tuyikomeyeho, aho ni naho twandikisha amakamba. Ariko Bibiliya yo ikavuga ngo amakuba n'ibyago ku mukiranutsi nubwo ari byinshi, ngo ariko Uwiteka we nyiribihe abasha kumukiza muri byose, azabasha kumukiza muri byose. Iyo ukomeje kuri uwo murongo hasi aho haravuga ngo arinda amagufwa ye, arinda ibirenge bye, arinda ingingo ze ngo zitavunika zitangirika. Bivuga ngo ntabwo ibibazo n'ibigeragezo bizabura ku mukiranutsi, ahubwo hamwe no gusenga no kuba imbere y'Imana no kwirinda no gushikama, Imana izabasha kumukiza, izabasha kumutarura, izabasha kumukingira, kuko naho byagushyikaho nta kintu bizagutwara, kuko Uwiteka azaba agize gute? Azaba kubereye maso, ntazemera yuko hari urugingo rwawe rutakara cyangwa rugira ikibazo wubwo atagize gute? Atagukuyeho amaboko. Bene data nshuti z'umusaraba, nasoza nkubwira ngo haranira kubahisha Uwiteka n'umutima wawe wose. Icyo akubwira, icyo agutegeka aba ari cyo ukora. Were gukora ibyo ubwiwe n'abantu hanze, were gukora ibyo ubwiwe n'abantu ku ruhande. Mbere na mbere ubanze wubahisha uyu mugabo witwa Uwiteka, ubanze ukora ibyo ashima kurusha uko wakora ibyo abantu bashima. Bene data, kuri ubu ngubu abantu benshi
murimo muraharanira kunezeza abana b'abantu kurusha uko mwanezeza Imana. Ariko Imana si ibyishima, si igikunda. Bene data, mwibuke ijambo Uwiteka yavuze ngo icyubahiro cye ntabwo azagiha ibishushanyo, ntabwo azagiha abantu. Icyubahiro cye ni icye, mukimuharire, kuko Uwiteka akunda icyubahiro cye kurusha uko mwakimwaka mukagihereza abantu yaremye. Were kubaha umuntu kumurutisha Imana bitewe n'icyo umukeneyeho. Ngo ugurane icyubahiro cy'Imana, usanga umuntu akora ibizira kugira ngo ashimishe umwana w'umuntu, yiyibagije icyo Imana yateretse muri we, yiyibagije icyo Imana yakoze ku buzima bwe, hanyuma ngo abiguranishe agakiza, hanyuma usanga umuntu arimo asuzuguza Imana hejuru yo kubahisha umwana w'umuntu kugira ngo amunezeze. Mwene data, ndagira ngo ngutangarize yuko nuramuka unejeje Imana iyaremye ijuru n'isi, niramuka itakunejeje mu isi, ubwo izaba ari byo yakwandikiye. Ariko nshuti y'umusaraba, ntabwo mu ijuru uzavira mwaka. Arega, ntabwo muri iyi si twese tuzakira, ntabwo tuzatunga. Hari ababereyeho kubera icyigisho abandi, hari ababereyeho kubera urwandiko abandi, kuko ukumeze n'ukumeze biratandukanye. Kandi twese hari uko Imana ituzi, kandi twese hari uko tugaragara imbere y'Imana. Ariko icya mbere na mbere nuko dukwiriye kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza, nuko dukwiriye gukomeza agakiza twakiriye rimwe gusa. Niba utarakizwa, niba utarakira Yesu nk'umukiza, nagukumbuza kumwakira kugira ngo umunsi wahingutse imbere y'Imana byibura uzahinguke hari uwo wakiriye. Aka gakiza rero ni imari ikomeye. Ndikujya mbwira abantu, aka gakiza gaharanira ugashakisha amanywa nijoro, ni ukuri kazakugeze mu bwami bwo mu ijuru, kazaguherekeze mpaka kuzagezaho Uwiteka avuga ati mwana wanjye, ngwino wishimane nanjye mu bwami bwanjye, kuko wakunze inzira nziza yo gukiranuka, wanga icyaha n'igisa nacyo, none nawe ngwino wishimane nanjye mu bwami bwanjye. Bene data, nshuti z'umusaraba, nabakumbuza kwegera Imana kurusha uko muyegera, nabakumbuza kurushaho gusenga kurusha uko muyisenga, kuko Bibiliya itubwira yuko abashakana Imana umwete, bene abo bantu ari nabo iziyereka, ari nabo bazayibona. Havugwa menshi akumvwa na beneyo, cyangwa se habwirwa benshi akumvwa na beneyo. Ndasoje. Imana y'amahoro ikugirire neza wowe wankurikiranye. Reka dusenge Imana, ariko sinabura gusenga nshimira Imana yuko wankurikiye, kandi nkwegereza Imana, mbwira Imana ngo irusheho kugusukaho imbaraga zo kugira ngo zigukurure kandi zigukururire kuri yo. Data, ndagushimiye kubwira ijambo unshishijemo, kandi ngushimiye yuko bene data bankurikiranye, Uwiteka bagiye gusubizwamo imbaraga, ugiye kubambika imbaraga Uwiteka, kugira ngo basubire inyuma. Uwiteka umwegereze ibituza byawe, kugira ngo Uwiteka atazabura ubugingo, cyangwa se atazavuga yuko atigeze kumva. Kubwira ijambo ryawe rero rirusheho kumwubaka, rirusheho kugira aho rimuterura, rigire n'aho rimutereka. Hashimwa nawe. Bisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.